turabashuje cyane bakunzi b'Inzobere TV. Twongeye kwishimira kuba tugiye kuganira muri uno mwanya ndetse twiga. Hano ndi kumwe n'umwarimu ndetse akaba inzobere mu bigendanye n'amategeko y'imihanda no gutwara ibinyabiziga. Ndagira ngo ubundi tubanze tumwakire atubwire n'amazina ye, atubwire n'impamba dufite muri uyu mugoroba, maze tubonereho wenda ibindi tubigena, ariko yabanje kutubwira impamba duhishe muri uno mugoroba twakwakiriye. Muraho neza abadukurikiye, mbanje kubasuhuza, mumeze neza. Amazina nitwa Dukundimana EMMY nk'ibisanzwe, nkaba ndi umwarimu wigisha amategeko y'umuhanda, nkorera mu karere ka Gatsibo, ariko iyi channel by'umwihariko yitwa Inzobere TV nayishinze mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bose muri rusange, abanyarwanda bose tumenye amategeko y'umuhanda, dufatanya na polisi kugira ngo turebe ko impanuka zagenda zigabanuka mu muhanda. Yego, no kuvuga ngo intego cyangwa se ingingo z'ingenzi ni ukugira ngo ino channel inyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye, cyangwa se inyuraho n'amasomo amwe n'amwe y'amategeko y'umuhanda, kugira ngo n'abashaka gukora provisoire babashe gutsinda. Nicyo iyi YouTube channel na creye igiye kujya idufasha muri iyi minsi muri rusange. Yego, hanyuma rero tubasanze mu ishuri mwigishirizamo, ariko ntabwo tuzi ngo yitwa ngo iki, icyo kigo cyitwa ngo iki. Ese mwigisha mute? Mbega mwasobanurira abantu muri makeya uburyo mukora, hanyuma bakazabagana ariko babizi neza, bazi ngo bimeze gutya, mwabasobanurira rwose? Nk'ibisanzwe rero nkorera mu karere ka Gatsibo, nigishiriza ishuri ryitwa Unity Driving School. Unity Driving School ni ikigo gishinzwe kwigisha amategeko y'umuhanda, usibye kandi nanjye mwarimu waryo. Hakaba n'abashinzwe kwigisha ibinyabiziga, abashaka kategori A ndetse na kategori B, n'izindi na F na E na D na D1 zirahari. Ni hano mu karere ka Gatsibo rero, abari muri karere ka Gatsibo baza tukabafasha nta kibazo kabisa. Hanyuma rero wenda muri inzobere cyane, kuko burya ntabwo naba mbabeshyeye mvuze yuko ibigwi byanyu bisobanura uburyo mukora, kuko nta muntu bagana ubundi ngakore kabiri. Araza agakora rimwe rwose. Birazwi rwose, nzabazana n'abantu bafite ubuhamya bakoze rimwe kabisa. Unity Driving School muri rusange, haba kuri permis definitif ndetse no kuri provisoire, tugerageza kwitaho ugakora inshuro imwe gusa. None se wenda hari impungenge burya abantu baba bafite ngo nakwitwaza amafaranga angahe, naza nitwaje umufuka ungana guterega, ibintu byose ugomba kubisobanura kugira ngo uzaza nyine azaze afite amakuru ahagije. Yes, ku bijyanye n'ubunararibonye dufite, umunyeshuri wifuza kuza kwiga amategeko y'umuhanda nge nkamwigisha, ni amafaranga 30,000 mpaka abonye provisoire. Mpaka abonye provisoire, ashaka kugenda agakora agatsindwa bikanga akagaruka, nabwo turamufasha nta kibazo. Mutitaye ku nshuro yakora yishyura 30,000 mpaka abonye provisoire. Yes, niko bimeze. Hanyuma icyo ngiye kuvugaho ikijyanye n'ibinyabiziga muri rusange, kuri kategori yaba A cyangwa B, kuko nibyo dukurikirana cyane. Uwifuza gukora kategori A yishyura byibura amafaranga 75,000 y'u Rwanda, akaba yabasha kubona kategori A. Ku bijyanye na kategori B, umuntu ushaka kwiga kategori B yishyura amafaranga angana n'120,000, usibye ko no kwishyura mu byiciro bibyemewe. Ntabwo turabizi amafaranga ntabwo ajya abonekera icyarimwe. Yewe, niyo mpamvu noneho mwabigize gutyo kugira ngo mworohereze umuntu abe yiga ariko anashaka amafaranga. Yes, niko bimeze kabisa. Cyane ako kantu ni keza rwose. Unity Driving School rero muri ubukombe rwose mu yandi mashuri yigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Turizera ko ibiganiro byanyu bizabasha kugira ahantu byageza abantu, kuko muri iyi minsi urabibona abantu bafite impushya zo gutwara zibagaburira cyane. Hari abantu batunze imiryango kubera impushya zo gutwara ibinyabiziga, hari abantu bigisha abana babo bitewe n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Niyo mpamvu rero twashishikariza buri umwe wese kubagana kabisa, ku bumenyi mutanga butagira akagero, niba ariko navuga, kuko muri ntajorwa. Ibigwi byanyu bituma rwose muri imisumba muri uru ruganda rwose murakomeye cyane. Hanyuma rero
ubusanzwe uzajya ucisha ibiganiro mu gihe kingana iki mu buhe buryo wenda wabibabwira mu buryo bazajya bitegura ibyo biganiro bizajya bibageraho? Yes, ni ukuvuga ngo ntabwo ngiye kuvuga ngo nzaye kuri iyi YouTube channel yitwa Inzobere TV nzayanyuzaho ibiganiro bimeze bite, gusa icyo nababwira cyo ntabwo nabwira ngo ngiye kujya nyuzaho ibiganiro bijyanye n'amategeko y'umuhanda gusa, kuko twavuze ko hazajya hanyuraho isomo ry'amategeko y'umuhanda ndetse hakaba hanyuraho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye by'ingenzi kugira ngo mubikurikirane birimo inyigisho zigiye zitandukanye. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu biba bikenewe ubundi muri rusange, yaba ari inyigisho zindi, yaba ari ubumenyi rusange, kuko nk'izina rwose ririvugira rirasobanura iyi channel ya YouTube ni Inzobere TV. ni ukujyaho bakareba ibiganiro uzajya bashizeho, batibagiye gukora subscribe, share and comment, hanyuma kubana ni ibya buri gihe kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo bigende neza. Iyo ni inkunga kandi ikomeye cyane, kugira ngo intego twese dufite zo gusobanukirwa, nawe intego zo kutugezaho ubumenyi n'ibindi bintu bigiye byihariye uzigereho neza. Ndagushimiye cyane rero muri uno mwanya tumaranye tuganira, kandi nshimye neza yuko uyoboye abantu, ngira ngo wabasubiriramo ahantu mukorera ukabarangira neza kugira ngo babashe kubana nimero za telefone, unabahe nimero ya telefoni bazajya babasha kuza bazi ngo turajya ahangaha tuhasanze nde, ese twavuganye nawe, kugira ngo ari umwanya mwiza wo kubarangira aho mukorera, nanone ugatanga nimero ya telefoni, hanyuma tugasoza iki kiganiro twari turimo kugirana kuri uyu mwanya. Yes, nk'uko twari twabisobanuye bwa mbere, dukorera mu karere ka Gatsibo, ruguru y'urusengero rw'Abadive. Ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore, ni ruguru y'urusengero rw'Abadive. Ukihagera ubona icyapa cyanditseho Unity Driving School. Negeranye na Mama Lucky Shop ucuruza ibintu bya dekorasiyo, imyenda, arakodesha amakote, abantu bifuza kuba bajya mu birori bigiye bitandukanye, amakwe. Ni ukuvuga ngo hafi aho ngaho turaturanye kabisa, niho nigishiriza n'ishuri riri. Hanyuma ushaka ibindi bisobanuro yahamagara kuri izi nimero, yaba ashaka kwiga amategeko y'umuhanda, yaba ashaka no kwiga ikinyabiziga muri rusange, dukorera hariya Bihinga. Ni ukuvuga ngo reka dushyireho nimero za telefone ku buryo uwadukenera cyangwa se uwaba akeneye kwiga aho yatubonera. Ni 079 121 gatanu karindwi gatanu gatanu 079 121 gatanu karindwi gatanu gatanu. Hari n'iyindi 079 022 011 subiramo 079 011 yangira ngo birasobanutse. Abashaka kuza kwiga, abashaka ibiganiro bitandukanye, abashaka ndetse no kuba batera inkunga YouTube channel kugira ngo itere imbere, ni karibu mwese, ndabatumiye kabisa. Special thanks for everyone. Turabashimiye cyane. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gusoza twari turi kumwe na mwarimu Emmy nk'ibisanzwe, yani Inzobere bizaryo, ibintu bizaryoha, nakagaruka kandi turabakunda cyane. Hasta la vista, ciao ciao.